wowe ko mbizi ko yagushatse warabyaye kuki wumva icyo gipangu yakuguriye nta wundi mugore yazakigurira nakubwiye ngo mvira mu Rwanda simvira mu gihugu ibyo ntabyo niba ushaka ko mpava nawe mubizi nge ntabyo ko amafaranga ejo bundi yabona y'amezi 2 utayanze mereza hano niba ukeneye ko mva mvira hano wa mugore mvira hano mereza amafaranga yanjye naguhaye wamdoboka mereza amafaranga yanjye y'amezi 2 so nayoherereje ndetse kandi noneho nzahite nkwemeza none se wayishyura nzahite nkwemeza ayo mezi 2 atuzuye wayishyura mukunda ubwo se si ibyo ngibyo si ibyo se nashakaga mbikubwiye amafaranga yanjye nashakaga toka Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha si ngombwa kwirirwa ujya ahari aho uri hose arabikuzanira agufasha kumenya niba ukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma agufitiye umuti utuma abagore bakundwa umuti wirukana ibisambo umuti ugaruza ibyibwe atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo umuti uvura inyatsi umuti wo kwihorera ku mwanzi umuti w'insinzi umuti wongera ubukungu indwara zananiranye amarozi y'ubwoko bwose ahumanura kandi abantu bahumanyijwe atsirika amarozi y'ubwoko bwose ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi akoresha imbaraga z'abakurambere akoresha kandi amahembe y'inkorongo aragufasha wowe urwara igifu impyiko kubura imihango guca imyeyo ababuze urubyaro abashaka uruhereko abarwaye asima diyabete iseru kubyimba amaguru kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga muganga aragufasha muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuza mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi reka nizire komeze mwese muri arabari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu mwese turabasuhuje uyu munsi ndi kumwe na mama Vanessa assalamu alaikum salam bwa mbere ngusuhuje mu nanjye nigeze kuba umusiramu nk'icyumweru kimwe bundi biranga mbona biranze hari wese Vicky umeze uteze shima Imana n'abantu baki none ndabona uri mu kamudu keza ntabwo noneho warakaye nk'ubushize suke ubundi wajya uhora urakaye yewe isi irakariye nawe wasaradashwe ese ko akubwiye ngo arashimiye ngo Imana n'abantu bake ubundi kuki adashima n'abantu bose ni ukubera abantu bose we wabashimira harimo n'abatafuye gushimira gusa n'ubyumva dushimira Imana n'abantu bake hanyuma rero turi kumwe hano kubera mama Vanessa yifuje guhura nawe ibintu byiza buriya umuntu yifuje guhura nawe akavuga ati ndashaka guhura na Vicky nawe ukabyemera biba bigaragaje ko nta bintu byihishe inyuma y'umuntu buriya umuntu akubwira ati ndashaka ko tuvugana nawe ukaza uwerekanye ko ntacyo wishinze sibyo Vicky niyo mpamvu rero waje ndavuga nti ubwo uje uko biri kose nta kibazo kindi kiri na Vanessa rero ngiye kuguha umwanya hanyuma kumubwira icyo mushakira gusa nanakwihangana ntago nzi nimba uko kwihanganisha kuko ubushize naganiriye na papa Vanessa ndetse na Vicky turaganira atubwiza ukuri sinzi nimba icyo kintu ganiro wakirebye narakibonye atubwiza ukuri yavugishije ukuri kandi buriya umuntu nakubwiza ukuri kuriya nta kuri kurimo sinanabyumva simbizi ntabwo nzi byari ubwo rero wavuze ngo ushaka kuganira na Vicky mukagira uko mubiganira nk'abantu bakuru nagira ngo umwanya Vicky urakoze kumpa umwanya nge nagira ngo mbaze Vicky ukuntu agiye kunsenyera nibyo nagira ngo mubaze nabonye ikiganiro cyabo umva ngo barashaka kuba abagore n'abagabo nibyo rero nagira ngo mubaze uburyo agiye kuntwarira umugabo nibyo nashakaga kugira ngo menye gira amasobanurire abakunzi ba Keza TV show badukurikirana umunsi ku munsi ndabaramukije nanabashimira ku nama n'ibitekerezo byanyu mura mutugezaho bya buri munsi sindi bujye kure cyane dushaka guhita nsubiza
ikibazo mbajijwe, ndabajijwe ngo ninsubize impamvu nshaka kumusenyera urugo. Iki kibazo mu by'ukuri kirakomeye, ku bari kudukurikira namwe murumva ko gikomeye. Ndagusenyera urugo biciye mu zihe nzira? Ngiye kongera nsubiremo ijambo nakubajije ubushize ubwo wari utangiye kuntuka ngo ndindaye. Narakubajije ngo mbese wari wacekinga muri telefone yawe, abadukurikiye baze kunyumva neza, wari wajya gucekinga muri telefone y'umugabo wawe ukabonamo izina ryanjye ryamuhamagaye, haba mu gitondo, haba nimugoroba, haba saa sita? Ibyo bintu narakubajije ngo wigeze ubibona? Ndongera ndakubaze se naye naza mu rugo iwanyu ko ngewe ahantu naje gukodesha ari abandi bapangayi bose bari? Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, mu myaka 4 maze mba mu nzu zanyu, wari wabona nkarishyura amafaranga y'inzu zanyu? Ubushize mwarananije kuko mwari muzi ko ntafite amafaranga yo guhita nimuka, murananiza ngo mwongeyeho amafaranga, sinzi niba we n'umugabo mutari mwabipanze. Nabwo n'ubundi ndabishobora ndayabaha, siko byagenze. Ikibazo mbajije rwose ndumva kimbangamiye. Sinagusenyera urugo, sinshaka no kurusenya, aho ndabihakanye. Sinenda kugusenyera urugo, nta n'ibyo nteze gukora. Yego ndabihakanye, n'abari kunkurikira babyumva. Mvugishije ukuri ku maguru yanjye abiri, ndabihakanye. Wenda urabihakana kuko twicaranye, iyo uri kumwe na sheri nyine urabyemera. Sheri ushaka kuvuga ninde? Papa Vanessa nyine. Nongere mbikubaze. Vanessa yaguhamagaye ukaza wirukanka, ntumubwire ngo nta mwanya afite cyangwa sinshaka kuza, ahubwo warangiza ugahita utega moto wirukana ko ngo arazi kwishyurira. Ubu ugiye kumva icyo ugiye kugira uti? Narinje kumva icyo nshakira kuko wavuze ko mwavuze ko atazongera kugaruka mu rugo kandi ibyo byarabaye. Narinje kumva icyo nshakira ko hatari mu rugo se, nkamenya ko atari no muri rogi. Kwanza narinzi ko hagaze n'ahantu ku muhanda. Reka rero nkubwize ukuri iki, ibyanyu ibyawe na Papa Vanessa ndabona bimaze kundenga. Sure biriya miryango ukayibara ko harimo uwawe wenda, urabeshya ndagacikiri ntayo uzayinjiramo, ntawe uzabona. Ibyo bintu nahinge sinshaka kuzaricika. Mupange bapanga iki? Ho kubundi reka nkubaze Mama Vane, imbere y'abantu badukurikiye ubundi sinshaka kukubahuka mu mwanya mbanze nkubwira. Imbere y'abantu badukurikiye bari kutwumva, reka se mvuge. Imbere y'abantu badukurikiye sinshaka kukubahuka. Mu byo wumvise ko wumva, ese narabikwibwiriye? Ese ni Papa Vanessa yabikubwiye cyangwa hari undi muntu waje kubwira ayo magambo ko ngewe umugabo wawe mukunda? Narabyiboneye. Wabiboneye he? Naranabyiyumviye. Wabyumvise he? Waje kumbwira ibyo bintu. Wabyumvise he? Wumvise jewe Vicky Mama Teta nkabana Mama Pucuri, wumvise jewe Vicky mu kanwa kanje hasohokamo amagambo avuga ko nkundana n'umugabo wawe Papa Vanessa? Ikintu mpfana namwe ni inzu zanyu, kandi uko mu stress nimugire ngo mvira mu rugo, nimvira mu Rwanda. N'u Rwanda abantu baruvuyemo bajya no hanze bari kuhaba, sibyo? Mwaranduhije muranzengereza murantonganya, urumva munyaka amafaranga y'ikirenga, kubera ko muzi ko namwe guhita umuntu abona inzu. Ba nyiramazu twese nta n'umwe utabaza bari kudukurikira, benshi bafite amazu, abatayafite nabo nabapangaye, kuko muzi ko umuntu iyo avuye mu nzu ako kanya ahandi ari bujye gukodesha. Noneho ubu ngubu muri iki kinyejana ubu nta wabona inzu nyiri igipangu atakwatsa amezi 3. Siko bimeze namwe, siko bisigaye biri. Hari umupangaye uri kuza iwanyu atabishyura amezi 2, kuko muzi ko ntahita mbona ubushobozi bwo gushaka amafaranga y'amezi 2 ngo mite mbona indi nzu cyangwa 3. Niyo mwamvu mwanzengereje. Nkubwire ngo ukurira inzira ku murima, sinkunda umugabo wawe, sinaje no kumukunda. Narakuganirije nyikubona Mama Vane, sinakwibwiriye ubushyi bwanjye ubundi kuki ugomba kundushya kandi uri umuntu mukuru. Kukurusha niyo byitera. Ninjye byitera si yamamagaye, mbiwe nyine sindabona aho nabo ukagenda wirukanka. Ese ubundi urirukanka ujya he?
aho wiruka ujyanye uri kunziza ko namwitabye se aho wirukanka ujyanye nyine uri kunziza ko wagumye namwitabye mu rugo ukicara ugatuza muri we ariko rugo yajya guhamagara basuka namwihorera mbikore se noneho nzamwihorere ngo nicyo ushaka waramwihoreye se aza kugutesha umutwe basuraza urambwira ati mama Vanessa byagenze gutya ko mwambwiye se ko ngo mwari mwabonye inzu yanyu ngo imaze ukwezi n'igice ifunze kandi mubizi neza nawe ubwawe nubwo uri kubihakana urabizi ko nari imaze igihe ntahari urabizi ko nagiye mu ntara nagerayo nkarwarirayo impapuro narazikoherereje wowe z'ukuntu nagezeyo nkarwara kambikwerekere izi ntago ari impapuro se wowe nazohereje ntabwo bizi ko ntawe ukurusha se kuki uri kumbesera aya ntukagena uri umuntu mukore ko ntukajye ukabye ntwara umugabo wawe ko wambujije ko aza mu rugo wigeze wamusanga ko wambujije wigeze ubona amuhamagara aho nabasanze se ho mwaye mwahageze muti aho mwaye mwagiye hose ahantu uri umuntu mukuru kubura ni no mu maroji kuki utayinje se ngo ni no mu maroji namenya wagombaga kubivuga ari uko wabonye ko ari muri roji mwafashe za Knowless mwafashe Mitsingi ntago ari igihe wakubujije kuyinywa ariko nta ndwara ndwaye imbuza kunywa Knowless indwara nari imaze iminsi ndwaye narayikize narakize indwara yambuzaga kunywa kuri iyo Knowless narayikize hanyuma uriya nawe aricara arashoka ntarinzi kwanywa n'inzoga none ibyo nge birandeba none se amabanga y'urugo rwanyu wowe n'umugabo wawe ndayazi mwanyeretsaga none se uragira ngo menye n'amabanga y'urugo rwawe n'umugabo wawe none jye urandenganya rero nanjye nibwo bwa mbere nari nicaranye nawe ibyo uzabivugane nawe none se nge warabizi ko ntazi kwanywa inzoga ko nzi ko muri abashehe nzi ko ari shehe ukaba hajati jyewe ndi umukristo usanzwe sibyo ndakuba byeri uzabaze na keza nta kintu cyama byeri nta kintu intwaye iyo ntanyweye none nakubwire impamvu wasanze ndi kunywa Knowless ubundi Knowless bavuga kwibamo ibiryo ubundi nywa Skol Marite ariko bitavuga ko na Kasiminofu nkabonye na Katekira nta kanywa singe wabuze ibyishimo byo kubura izo nzoga nziza sibyo Katekira nkabonye nakanywa Kasiminofu nakanywa iriya Knowless nari nyinyweye kuko nari mvuye ku rugendo nkuko wabibonye nakweretse igikapu ndanakubwira fungura urebe urumva ibirimo nusanga koko ndi umuntu wari usohokanye n'umugabo wawe ngahita mfata urukapu rungana kuriya nkaba nari nsohotse nabigambiriye sinabikwibwiriye umpane urumva ko Vicky nta nahuriye n'ikibazo cy'umugabo ahubwo ikibazo ndumva gishobora kuba gifite umugabo ko niwe wakunze ariko yakunze we ntacyo yamusubije ahubwo wowe hana zirika ihene yawe niko nabivuga ndabyumva utawo oya njyewe ntabwo mu mponda ngo noge njyewe ubu ngubu ikintu nshaka noneho uyu mubyeyi yangezeho ari umukene mbese ari umuntu utifashije ngerageza uburyo bwose pe ntacyo najyaga ngo mwime ntacyo namurenzaga ngo neye kutamuha ariko noneho aho bigeze ndabona ibyiwe bikaze none ikintu numva ngewe ubu ngubu aho bigeze nshaka uyu mubyeyi ntabwo mushaka kubera yuko arimo arampemukira naramugerageje ntako ntagize windebana agasuzuguro kuko ibyo nakoze ni byinshi ariko ndabona umbereye intangarugero ntabwo narinzi ko abagore mumera gutyo sinarinzi ko abagore muforomye gutyo kugeza ubwo ushaka kuba wansenyera urugo ubu uricara wareba ari amazu ukavuga ngo nzabonamo umuryango kugira ngo uwubone kereka nabanza akantaba mu butaka nibwo uzawubona naho ubundi uribeshya cyane ntabwo bizakunda ntibizashobora uzi n'ikindi warangije cyangwa uracyavuga ndacyavuga nusoza umbwire ngo usubize icyo nkubwije ukuri yuko ziriya nzu nta nimwe uzabonamo kereka nakugurira icyawe gipangu urasoje se nashoje ngo usozereje ku ijambo ryiza rivuga ngo kereka nangurira icyanjye gipangu nakikugurire ariko hariya ni iwanjye ruriya rugo ni urwanjye ukinyumva reka nanjye mvuge nanjye nakuretse ruriya rugo ni urwanjye ko nakuretse ngo uvuge se mama we ko nakuretse ngo uvuge nanjye wese nkavuga ngaho vuga usozereje ku ijambo ryiza rivuga ngo kereka nagutabika ibi yo kugutabika jye sinanabyifuza kuko ibuye riharya ngo rimeneka
urwondo rugisukuma. Hari n'igihe ninjye wapfa mbere, hari n'igihe n'uwo mugabo uvuga yapfa mbere. Ibyo byose uri kurwanira wowe ari jye, uretse ko ntari kumurwanira nk'uko ikiganiro wagikurikiye, ndetse n'abari buduhe muri commentaire batwumvise umuntu uzavuga ko nemeye ko uno mugabo mukunda, ndetse nawe nubwo uri kwijijisha urabizi neza ahubwo umugabo wawe umva buretse ahubwo umugabo wawe afite ukundi kuntu ateye. Wivuga ngo ntabwo wigeze ubyemera, wabyemeye karaho ujya kwicarana nawe muri kariya kabari, urumva? Buriya rero ahantu muza icyo gisubizo cyawe ni wowe nawe mukiza. Ubwo uranekerereje tubona igisubizo nzamu icyo uzamuhanda kiza azamwemerera. Uzi n'ikindi kuki unekerereje? Uzamwemerera. Kuki unekerereje? Ndabazi uzamwemerera. Ese nkubwize na kari murori nushaka uvuge cyangwa wowe ko mbizi ko yagushatse warabyaye uvuga ukeka ko ari wowe wenyine wakundwa. Wowe ko mbizi none unagira ngo nkurire inzira ku iryo banga warikuye he? Urahambariza iki? Warikuye hehe naryo? Wowe ko mbizi ko yagushatse warabyaye, kuki wumva icyo gipangu yakuguriye nta wundi mugore yazakigurira? Mwicaranye nyine aricara akavuga. Kuki wumva ko icyo gipangu uri kwiratana nta wundi mugore yazakigurira? Ndabikubajije. Iyo mwicara akubwira ni wowe yakubwiye ko yari yagukundiye iki, ko yari yagushatse warabyaye, ndetse yagushatse warabyaye gatatu kose. None urabihakana? Niwe wabikubwiye se? Wimbaza wabimbwiye? Yambwira wabikubwiye. Wimbaza urabihakana? Urego wirase ngo igipangu nakubwiye ngo mvira mu Rwanda simvira mu gihugu. Ibyo ntabyo. Niba ushaka ko mpava nawe mubizi nge ntabyo. Ko amafaranga ejo bundi yabona y'amezi 2 utayanze mereza hano. Niba ukeneye ko mva mvira hano wa mugore. Mvira hano. Mereza amafaranga yanjye naguhaye wamboboka. Mereza amafaranga yanjye y'amezi 2 so nayoherereje. Mvira hano. Mvira hano. Amafaranga yanjye y'amezi 2 naguhaye. Mvira hano. So ni wowe. Mvira hano. Igendere. Amafaranga y'amezi 2 nabahaye ni muyansubira. Mvira hano. Ibyo mumvira nigishe. Mvira hano. Muricara mwakwicara mukavuga ubugambo bwinshi. Mvira mugabo ushaka. Mvira hano. Wanashaka ntaho mvuye. Urahava. Ntaho mvuye. Kandi uri buhave. Amafaranga yanjye y'amezi 2 nabahaye ejo bundi mumereze vuba. Mubwira yaguhe. Ni wowe nayohereje mereza. Ni wowe nayohereje umubwira yaguhe. Genda umubwira yaguhe. Ni wowe nayohereje. Genda umubwira yaguhe. Shaka amafaranga yawe. Genda umubwira yaguhe. Ari kuvuga ngo ngiye ngo mve mu nzu ye. Sohoka. Njya kukwishyura ko kutayampereje. Umubwira yaguhe. Amafaranga yanjye y'amezi 2 naguhaye. Umubwira yaguhe. Amezi 2 ntacyo nganira nawe. Ko najya gushaka. Ntacyo nganira nawe. Cyo nganira nawe. Nanjye rero sinzahava. Uzahava. Sinzahava. Uzahava. Sana duteke. Akira. Sana. Uzahava. Ni impamvu uzamenye ko abasinga babyaye imbwa. Uzahava. Uzahava. Uzagenda. Nibamereza amafaranga yanjye y'amezi 2. Ntayo tuguhaye. Uzahava. Nabikubwiye. Amafaranga y'amezi 2 muyame. Mugere ko na priave. Genda ubwira umugabo wawe nyine yaguhe. Genda umubwira yaguhe. Genda umubwira yaguhe. Soni wowe. Cara. Amafaranga yanjye y'amezi 2 niryo jambo mperuke ryo kukubwira naguhaye wowe. Njewe. Kuri ke sinabikohereje nawe. Amezi 2 wansabye ko ari wowe nishura ndayakoherereza. Uranshimira ndayaguha. Urumva niba ukeneye ko mpava. Kibazo mfite rero. None nsigenda nagukuriye inzira ku murima. Aha nibyo ndayashaka nanabivuga abantu bari kunyumva dore ni wowe wanshotoye. Ndayashaka nzagenda nyishyura ahandi ndetse kandi noneho nzahite nkwemeza. None se wayishyura nzahite nkwemeza nanamukunda. Amezi 2 atuzuye. Wahite mukunda. Ubwo se si ibyo ngibyo. Si ibyo se nashakaga. Mbikubwiye amafaranga yanjye nashakaga. Toka. Uzibeshye igendere toka. Nibyo nashakaga. Singa mbishyura ngiye ntagiranye amasezerano namwe. Ngaho ufata inzira wigendere ugende nyine nzaza ku muryango wawe unyemeze. Nzawuza aho unyemeze. Unzaniye n'amafaranga. Uviki nzawuza aho unyemeze. Ndakubeshya se uzi ko umuntu agukora mu jisho umukunde nyine ubwo si igisigaye niki uzapfa kunzanira amafaranga ye ko wibonye ngo sinzavi wawe komeza wigende erike n'ubundi abantu birirwa bambwira ngo hari amaziritsemo icyo wazananye komeza rero wigende amafaranga naguhaye ejo bundi y'amezi 2 ndayashaka
wowe n'umugabo wawe papa Vanessa muhite mutaha mubyigeho muyansubize mumpe na prive y'ukwezi shaka indi nzu azayaguha sava ihuta nizere ko uri bimufashe ndayamuha azabona ngo uratuma mwubahuka nta soni nta kibazo urakoze shi genda dore uko mungana uko shi ngaho genda igendere nyine yarakubonye kuri inkumi ngaho genda shaje genda igendere sinshaka no kukureba ngaho nyaruka genda ikomereze none se ke urareba bino bintu byoroshye ntabwo byoroshye ntabwo bizoroha induru zivuze ntabwo bizoroha aranize dore n'umuti wa hano ndumva uri kundya ariko ntacyo iyo umuntu ashatse nabi biba gutyo nyine nta kundi zikararakaye ibi byose dore ni ukubiterwa n'urugo rubi ibi ni ukubiterwa n'urugo rubi ibi byose uriya mugabo none se undi asoreje aramukunda agiye kumukunda ngo umwishyure amafaranga y'amezi 2 ngo akwereke ngamukunde nese aramukunda none hanyemeze none se wumvisha ibiganiro bagirana atari byinshi twashakanye mbyaye 3 uko yanshatse niko nawe amakuru yose arayafite sugira ngo umuntu asuzugura umuntu atazi umugabo rero uri gutereta avuga ubugambo bwinshi rwose umugabo wagiye kuguca inyuma n'ibitabaye ari ibyabaye n'ibitabaye byose arabivuga bya bindi byawe nawe bidafitazwe ni wawe ihabara rirabimenye niko bigenda by'abana nanjye nabyo narinzi uriya mugabo narinzi ko ari mwabanye wenyine ibyo ntabyo narinzi umva amakuru yose ariko urumva amakuru yose arayafite ko mwashakanye afite abana yose ubugambo buba bwinshi rwose urumva icyo warenza hari igiki abagabo niba umujya no guca inyuma abagore banyu mwagiye muceceka iyo bagiye niko bamera iyo bicaye uragenda ukagenda n'urugo rwawe rwose ukarushira ku gasozi niko bamera niyo mpamvu umugabo waguca inyuma gusuzuguza rero umugabo wakwanze aba yakwanze nakurya zigera mu rugo akakubwira ngo yewe ngo ibiki n'ibiki ukuntu rero bushitwaganiriye yararimo kuvuga ati nge numvaga afite nyine numvaga nyinshi abafite indimi nyinshi ati ngende umusiramu nemere gushaka abagore nshaka kandi koko biremewe numva biremewe koko ariko bijyanye na rira jambo vikavuze by'ibintu byanyu byo mu rugo numva ramugabo ashaka kuba yaravuze byinshi kandi yararengeye nyine hari aho yaguhisha gushushuba no gushushuba hanze gushurashura uragenda ugashurashura bikarangira ariko nyine utugambo umugore wanjye buriye bimeze gutya uguze ukuntu umugore wanjye ibintu byose arabivuga iyo yagiye aba yagiye akavuga ukuri no kutari na wa undi wagiyeho bigatuma afata umugore wawe nawe akamusuzugura mava nihangane akundi nabigenza no kwihangana ugategereza nyine icyo umugabo azakora niba koko azemera kujyana na gusanuza Viki wagiye arakaye sinzi umuntu vuze ngo ngazamukunda urumva azamukunda ariko reka ntabwo ari ku ngufu iriya ni ibyawe sawe niba wumva umwanzuro ari ukumwirukana iwawe umwanzuro ni ukumwirukana akigendera umwanzuro n'umugabo mu byumvikane umwanzuro ngiye ni ukumwirukana akigendera hanyuma uwo mugabo azajya amusanga iyo aho yagiye reka dusoreze hano mu kiganiro cy'ubutaha nari